y'umuhindo itegurira abantu kwakira imvura y'itumba. Dusome. Abadahora bapfa ku ntarige buri munsi kandi ngo bemere umwuka wera kweza no guhindura ubugingo bwabo, ntibazamenya cyangwa ngo basobanukirwe no kugaragara k'umwuka wera mu mvura y'itumba. Niwumva? Bazashungurwa, icyo ni icya mbere, kandi bazasimburwa n'abandi, icyo ni icya kabiri, bakomeje ukuri kandi bakifatanya n'ubwoko bukurikiza amategeko y'Imana. Wabyumvise? Dukwiriye kumenya tudashidikanya ko umwuka wera nasukwa. Abatarakiriye bose kandi ngo bashimire imvura y'umuhindo batazabona kandi ngo basobanukirwe n'agaciro k'imvura y'itumba. Reka duce bugufi ubundi dupfukame dusaba Imana kugira ngo ize gusobanura iby'iri jambo. Uwera Mana ikomeye, turagushimira yuko wongeye kuturarika kugira ngo tuze tujye inama nawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ijambo ryawe rirakomeye cyane kandi riteye ubwoba. Umunyabyaha urihindira umushyitsi imbere, uwo nguwo wavuze ko umwitaho cyane kuruta abandi bose, nyamara ibyo bikorwa n'imbaraga y'umwuka wera. Uwo mwuka wera atahabaye nta cyiza gishobora kugerwaho. Turaje rero kandi turaritse umwuka wera kugira ngo akorere mu mubwiriza, akorere no mu mitima y'abumva, kugira ngo bize gusoza duhawe umugisha nawe. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Reka rero twinjire mu magambo yacu aravuga ngo mbese wowe uzatsindwa ryari? Iyo bavuze ngo mbese wowe uzatsindwa ryari, babivuze ko hari abandi batsinzwe. Wowe ubundi wumva uzatsindwa ryari? Niko bantu bima. Wowe ubundi wumva uzatsindwa ryari? Ngiye kubabwira rero, tugiye kuganira cyane ku kintu cyitwa umwuka wera, ariko mu mvura y'umuhindo. Umwuka wera mu mvura y'umuhindo tugiye kureba ikintu akora. Ariko nubwo bimeze bityo, ngiye kubabwira ibintu bitanu ngiye kongera kubasubiriramo biri kujya mbere mu isi yacu. Utagira ahantu bicikira, nubwo wakiryamira, nubwo wabinyweraho amazi, ukabiriraho ibiryo, ukabiriraho ifiriti n'umuceri, ukajya mu buriri ukiryamira, ugatebeza supanete muri matora. Ariko ibyo bintu bitanu ngiye kubikubwira, wabyanga wabyemera, biri kujya mbere. Icya mbere kiri kujya mbere mu isi yacu, ishungura. Ibintu Imana yateguye, ishungura. Icya kabiri ni ikintu cyitwa gushyirwaho ikimenyetso. Iki cyitwa gushyirwaho ikimenyetso cyo kirakomeye, kuko abantu ishungura ryo ryatangiye. Ntabwo tunganya amahirwe, reka mbere ku ishungura. Ntabwo abadivantiste b'umunsi wa karindwi tunganya amahirwe n'andi matorero ya Babuloni atemera amategeko y'Imana. Oya, niyo mpamvu ishungura natwe nirijya gushungura rizadushungura mbere, kuko twebwe tuzajya mu mategeko cyangwa se mu itangazo ry'icyumweru. Twebwe ishungura ryacu ryararangiye. Sinzi niba aho nimba byumvikana, kuko dimanche izaza gushungura abandi bantu batemera isabato. Ariko twebwe ntabwo turi mu matorero azashungurwa n'isabato. Oya, ahubwo twebwe tuzaba twarashunguwe mbere, nubwo abashunguwe bazagaragara dimanche itangajwe. Muri kubyumva? Ariko icyorezo twasomye ko hazaza icyorezo, icyo cyorezo kikazana umuti. Noneho umuti bazaza bashaka kuvurisha icyo cyorezo ukazahita ushyira abadivantiste b'umunsi wa karindwi mu ishungura. Iryo shungura harya rizaba yarabaye. Abanyarwanda bajya bavuga ngo tegereza yabyaye heba. Icya kabiri, hazashungurwa abantu kubera iki? Bazashungurwa mu badive kugira ngo hagaragara abagomba gushyirwaho ikimenyetso. Abavuye mu ishungura amahoro bazashyirwaho ikimenyetso. Gushyirwaho ikimenyetso ni ibintu bikurikirana n'ishungura. Iyo ishungura rirangiye, abashunguye, tubona ingingo ya 13 yo mu byaduka iravuga ngo, mu byaduka byo mu minsi y'imperuka. Reka dusome ingingo ya 13, ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Mbere yuko abadivantiste tubugambanira, nubwo nge ntari mu babugambaniye, nagiye kubona nkabona Imana iranabaye. Ariko wumve ababugambaniye bakabugurisha, wumve uko byageze. Turasabwa kwita ku buhanuzi bw'iminsi y'imperuka. Nyuma mbona marayika wa gatatu, marayika wari umerekeje aravuga ati, umurimo uteye ubwoba, ubutumwa bwe buratangaje mu buryo bukomeye. Ni marayika ugomba gutandukanya ingano n'urukungu, kandi agashyiraho ikimenyetso. Marayika utandukanya ninde? Ni uwa kangahe? Harya marayika wa gatatu avuga ngo iki?
aravuga ngo umva rero mwa bantu mwe, mwarasambanye ndaceceka, mwaribye ndaceceka, no ku batinganyi naracecetse, ariko noneho umuntu niyihandagaza akaramya ya nyamaswa, icya kabiri n'igishushanyo cyayo, icya gatatu yarangiza akaminura muhini agashyirwa ikimenyetso mu ruhanga cyangwa ku kiganza, uyu we ni ku mujinya. Wabyumvise? Uyu niko marayika avuga. Nyuma mbona rero marayika wa gatatu, marayika wari umerekeje aravuga ati abo babaye bangahe? Ngo si babiri? Hari ubonye marayika wa gatatu, hari n'umuherekeje, noneho hari n'uri kubibona, babaye batatu. Umurimo uteye ubwoba, umurimo wa marayika wa gatatu uteye ubwoba. Ubutumwa bwe buratangaje mu buryo bukomeye. Ni marayika ugomba gutandukanya ingano n'urukungu, kandi agashyiraho ikimenyetso cyangwa agahambira imiba yo guhunikwa mu bigega byo mu ijuru. Uyu marayika wa gatatu we amanuka afite n'imigozi, siyo bahambiza, arahambira. Kandi tubona ko akurikirana na marayika wundi w'ikuzimu, marayika wari utwaye igare riri kugenda ku muvuduko nk'umurabyo. Uwo marayika aba ari mu iryo gare bose, ngo ni abantu baba bizeye ikinyoma kugira ngo bagire gute? Barimbuke. Harya covid yari ukuri cyangwa yari ikinyoma? Abizeye icyo kinyoma bose ni abantu bizeye ikinyoma kugira ngo bibagendekere gute? Barimbuke. Noneho yarangiza akabahambira. Nuko nabajije marayika nti mbese bariya bantu ni bwoko ki? Marayika arasubiza ati bahambiriye mu mibi igiye gutwikwa. Nuko ikinyoma cyatangiye. Nuko agahambira imibi igiye guhunikwa mu bigega byo mu ijuru. Ibyo bintu nibyo bikwiriye kwigarurira ubwenge bwacu bwose, kandi tukaba ari byo duhanga amaso. Wabyumvise? Iki kintu cyitwa gushyirwaho ikimenyetso turaza kugitindaho. Icya mbere tubonye ishungura, icya kabiri ikimenyetso, icya gatatu ni isukwa ry'imvura y'itumba. Urabyumva? Iyi mvura y'itumba iraza gusukirwa abantu kugira ngo bigende bite? Iyi mvura y'itumba irasukirwa abantu kugira ngo icya mbere barangize umurimo, bavuga ijwi rirenga mu muburo uheruka. Mu muburo uheruka ni uguhamagara bwoko bwanjye. Ni ukuvuga ngo umurongo wa 4 w'igice cya 18 cy'ibyahishuwe, nuko nyuma numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti bwoko bwanjye. Bwoko bwanjye ntabwo ari abasambanyi, ntabwo ari abajura, ntabwo ari abatinganyi, ntabwo ari abisha amategeko, ahubwo aba ni abantu bahawe ukuri gukeya ku bijyanye n'isabato y'Imana. Imana izashima ko dimanche itangazwa kugira ngo natwe abakiriye ya mvura y'itumba izadushoboza kwicwa nta mususu, kujya muri gereza nta mususu, kujya mu Jyanamanga nta mususu. Ibyo bizakorwa n'imvura y'itumba tugomba kuba twasukiwe. Noneho niba twica bwoko bwanjye, nibi bitaba intambara ikomeye mwumva turi gutanga, hari amaraso menshi bizera binyuze mu kuba turi kwemera gupfa tuziruka ukuri turi kubabwira. Abo bwoko bwanjye bazita bihamagara. Noneho mu gitabo cyitwa Daniel ibyahishuwe ngo nta muntu n'umwe utazumva kurabagirana ko uwo mumarayika uvuga ngo bwoko bwanjye, keretse wa wundi wapfuye rimwe, wa wundi wapfuye kabiri, ndetse waranduwe. Sabagize ngo abantu ntibari kurandurwa? Wapfuye rimwe, wapfuye kabiri mu by'umwuka, waranduwe. Yo ni imvura y'itumba. Ikintu cya kane, ubwo wabyumvise ko imvura y'itumba izashoboza abantu kuvuga ijwi rirenga, ariko mu muburo uheruka, kuko ijwi rirenga ryatangiye igihe hahishurwaga umucyo w'isabato, igihe hatangiraga igikorwa cyo gushyiraho ikimenyetso, kuko nta muntu ushobora gushyirwaho ikimenyetso adakurikiza amategeko 10 y'Imana n'iyi sabato irimo. Biri kumvikana? Noneho rero icya gatanu ari nacyo wumva giheruka ibindi, ni ikintu cyitwa irangira ry'umurimo ndetse n'irangira ry'imbabazi, ari nabwo ibyago 7 bigomba guhita bitangira. Ibyo bintu biri kuba mu mwanya mutoya cyane, vuba cyane, mu minota 0, mu minota. Nimba muzi uko Petero yanditse aravuga ngo kandi ngura ijambo rimwe nirikabasobwe yuko ku Mana umunsi umwe ari nk'imyaka 1000, ariko nanone imyaka 1000 ku Mana ari nk'iki? Ari nk'umunsi. Ni mu minota mikeya cyane. Ibi bintu tubabwira n'ejo bundi, ibi ngibi byo tubabwira n'ejo bundi mukaba mubyiboneye amaso ku maso. Iyo mvura y'itumba izagushoboza kubona abo mu muryango wawe waburiye bakanga kumva, bafatwa n'ibyago 7, ureba ukihangana. Kubona korali waririmbagamo ifatwa n'ibyago 7, ureba ukihangana. Kubona abantu wabujije gukwakira umubare w'inyamaswa ukababuza, bakanga bakagupinga, bagafatwa n'ibyago 7, ureba ukihangana.
iyo mvura y'itumba kuko uramutse utayifite ukabona ibyo bintu wanakiyahura, nubwo icyo gihe abantu bazifuza gupfa ariko urupfu rukabahunga. Iki gihe cyo ndi kubabwira bigiye kuba, kandi bigiye kuba vuba cyane. Niyo mpamvu tugiye guhitamo icy'ingenzi. Ibyo bintu bitanu biri kujya mbere kandi birihuta cyane, birakurikirana: ishungura, gushyirwaho ikimenyetso, imvura y'itumba, ijwi rirenga, irangira ry'umurimo ndetse n'irangira ry'imbabazi, hakabaho ikintu cyitwa ibyago birindwi. Ibyo biri kujya mbere muri iyi saha twicayemo ubu ngubu. Rero twebwe tugiye kubabwira ubutumwa noneho butuma umuntu ashyirwaho ikimenyetso, kuko nibyo bituma urugendo rw'umuntu rwihishamo sekirite. Nta muntu ushobora kumuyobya umuntu yashyizweho ikimenyetso. Umuntu washyizweho ikimenyetso ntashobora gucogora. Umuntu washyizweho ikimenyetso ntabwo ashobora. Yesu amugirira icyizere ku buryo nahaguruka ku ntebe y'imbabazi azaba azi neza yuko umuntu yashyizeho ikimenyetso uwo nguwo adashobora gusubira inyuma. Muri kumva iki kimenyetso tutifuza kucyakira yemwe? Iki kimenyetso ni ukuri Imana yari ikwiye kukidushyiraho. Kandi noneho tugiye kubabwira ibintu byo mu mwaka. Twebwe mu mwaka ntabwo tubabwira ubuhanuzi bwa kera, ni mu mwaka. Ntabwo tuvuga kugaruka kwa Yesu, turababwira ibintu bigiye kuba mu mwaka. Noneho umuntu uzarangara, urangare gatoya. Hagiye kubaho ikintu cyitwa kuyobya. Kuyobya bigiye kubaho ku buryo muraza kubireba mukumirwa. Mbere ho gatoya yuko uyu mwaka urangira, abantu bagiye gusinzira, abantu bahunikire, abantu yoberwa ibintu bibacanze, ariko umuntu urasinzirana ikimenyetso. Umva, arabasinziriye neza. Kuko event igiye kuza cyangwa evenoma iraza kuza, abantu bakangukana ibyo basinziranye. Uraza kubona abadivantiste benshi bakangutse, ariko bagakanguka ngo bacane amatabaza, ugasanga amatabaza yabo nta kintu kirimo. Ndababwira igitekerezo kimwe nigeze niruka muri aterete. Iryo jambo ngewe ndi umwirukansi, ndi umusportive, ariko hari ikintu kimwe cyanyigishije ubwo natangiraga kwiruka. Naragiye niruka mu ijana, ndagira ngo mbibabwire bene data, kuko byaranyigishije. N'ubu iyo mbitekereje ndavuga ati ibi bintu ni ukuri bigiye kuba ku badivantiste benshi cyane, benshi. N'ubu ngubu harimo nabo munararana mu buriri bigiye no kubaho. Noneho utavuga ngo ni hariya ngo kuntuze mu rugo iwawe mu nzu, uraza kubibona, utazajya ujya gushakira kure. Nuko ndiruka, twari turi mu igerageza ngo ry'ukuntu tuzarushanwa. Twiruka mu ijana, ubwo mu ijana ndiruka mbona ndabasize. Ndavuga ati noneho rero kuva mbasize mu ijana bari kutugerageza, njyewe muri kompetisiyo nzajya muri 5. Harambira ati se cyangwa ko urutse mu ijana, nibwo rero kubera muri 5 ari wari ibihembo bishimishije, njyewe nziruka muri 5. Ati none se uzakoresha irihe banga? Ati njyewe ndavuga ni nzagenda gake gake, buhoro, noneho ninjya gusoza nzahite nshyiramo volume nyinshi cyane. Abarimu babitekereje bati sha umva rwose ikigo cyacu giye kukizanira amanota, reka twikubitaho tugomba kwiruka avumarike ifirimbi ya mbere, avumarike ifirimbi ya kabiri, stand up turahaguruka, ifirimbi ya gatatu pururu turatangira, turatangira mu gihumbi. Abambere batamenye ibyo ari byo baba baryamye hasi, pururu muri 2, aba kabiri ururimi rurasohoka, pururu aba gatatu muri 3, abantu bashiramo. Ubwo turi kuganira ku cyambere cyitwa ishungura, ubwo ngubwo pururu muri 4, abantu bashiramo pururu 4,500. Imbere yanjye hari hasigaye abantu 6. Abantu batangira kumbwira ati shaho rero ryabanga watubwiye tangira urikoresha, dore hasigaye metero 500, turebe ko twatahana intsinzi. Avance ihute utagira vuba 4,700 pururu turiruka. Nuko nanjye mbona ko noneho ya tekinike ikenewe, ndavuga ati ngiye kumariramo ya volume ndebe ko iki gikombe ntacyegukana. Ariko hari ikintu nibagiwe, mu ijana ntabwo hangana no muri 5. Nikozemo nkora mu mikaya, niva imuzi ngo niruke, najya kwiruka yewe we nkagira ngo ndaziritse, nsanga imitsi yose yananiwe, nsanga imikaya yose yananiwe, ndiruka nkagenda nyogagira. Bati shaho ryabanga batubwiye byagenze bite? Niruka nkashakisha wapiso niziranyica, nkavuga ati sa abantu ko nari nababwiye ibanga, nshaka ibanga navuze, nsanga nambaraga mfite. Ibyo bintu bigiye kuba mwese mubireba. Abadivantiste benshi bagiye guhamagarwa kugira ngo bahagararire iby'ubutumwa bahamagariwe guhagararira, ariko nibajya guhagaruka ngo bahagarare barasanga nta mbaraga bafite mu by'ukuri.
itangazo ry'icyumweru muribonera abadivantisite benshi barajya gusanga basange mu ruhanga barahabateye, barebe mu kiganza basange barabateye, nibajya kwisuzuma bakareba mu ruhanga bariyo, bagasanga mu kiganza bariyo, bagasanga umubare barawufite, bazajya kwisaka bavuga ati ariko se n'ubundi kureba byose twabyakiriye, nibajya gufumyamo ngo biruke basange nta mbaraga bakiriye. Abo bakobwa b'abapfu, ikibazo cy'amatsiko muri iki kigoroba cyacu, ubundi wowe wumva uzatsindwa ryari? Uzatsindwa ryari? Tugiye kubwira ikintu cyakugirira akamaro, ahantu hihishemo imbaraga z'uburyo warangiza amarushanwa y'umutima, nibyo tugiye kukubwira, kuko ibyo bintu byaranyigishije cyane, bituma nzajya mbibibutsa uko ngarutse imbere yanyu. Muri Bibiliya mu rwa kabiri rwa Timoteyo, ikibazo tugiye gutangirana kirabaza ngo ubundi wowe wumva uzatsindwa ryari? Kuburana cyane, bakavuga ibintu ukaburana, bakavuga ukaburana, ejo abandi bakagusiga ku kidendezi, abandi bakitereramo bagataha, wazanye n'abandi, ivuna rigatangira, irindi rigakurikiraho, ubundi wumva ukeneye nk'amavuna angana iki kugira ngo utsindwe? Ntabwo birakomeye. Urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye. Wabyumvise? Ngo niki cyemeza umuntu? Hari umuntu wemeza undi? Mw'iyi minsi hateye ngo ababwiriza bemeza, ariko ndagira ngo mubwire nukubitana n'umubwiriza wemeza, urugendo rwawe nta mutekano ruzaba rufite. Nta mubwiriza wemeza, umubwiriza arabwiriza, umwuka wera akemeza. Iyo umubwiriza yemeje abafashe inshingano ziregisitara cyangwa se inshingano zirenze izo yagenewe, nta mubwiriza wemeza ubaho, ahubwo hemeza umwuka wera, kandi umwuka wera akorana n'ibyanditswe byera umubwiriza bagusomera. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kwemeza ibyaha, no kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse, icya kabiri afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Wumvise? Ibi bintu bikorwa n'ibyanditswe byera, biremeza. Ariko rero mu minsi iri imbere, uko turi kuvugerega ibintu turi kwirebera hano imbere, hari amagambo nkunda mu gitabo cy'Umugenzi, ndanyuriramo iyi nkuru yanditswe mu gitabo cy'Umugenzi, mu bungeri b'intama, ahantu handitswe abungeri b'intama. Mu Kristo na Byiringiro bagera ku bungeri b'intama, barabatembereje barababwira ati nimureke twereke aba bantu, hari abungeri bane, ibibagirira umumaro, twereke abantu ibibagirira umumaro, niturangiza tubereke n'ibitangaza. Barangije babajyana ahantu mu manga ndende. Muri iyo manga baberetsemo abagenzi, abavunaguritse amaguru, abakutse amenyo, abafite ibikomere. Nuko barareba baravuga bati aba ngaba mwibuke yuko abantu bageze ku bungeri b'intama baba bashigaje ahantu hatatu gusa. Baba bashigaje kunyura kuhitwa ku misozi Behura, no kwambuka inyanja, no guhita bagera hehe? Hakurya ku rurembo. Wabumvise ahantu baba bageze? Baba baracitse igihanda bw'ihebe, baba baracitse isayo gahinda gasaze, baba baracitse Apoloni, baba barageze ku musaraba, aho yemwe baba baragiye bagacika muri Ganya, bagacika Adamu wa kera, bagacika Muhakanamana, bagacika abantu benshi batandukanye, bagacika ngeso nziza, baba baragenze urugendo rurerure, ariko bari mwo hasi baraputse amenyo. Ba mukristo batese binibiki? Bataba nabagenze urugendo namwe mwagenze, kandi kugera ahantu ntabwo biba byoroshye, ariko nabo bageze aha mugeze. Ariko dore aho bari bigeze ukumenya ukuri, none barangije bakuribatira munsi y'ibirenge byabo. Dore ngo bari aho bari nta n'ibyiringiro bafite byo kuzagaruka muri iyi nzira. Batireka tubereke n'ibindi bitangaza. Babakatisha hirya, babajyana mu bituro birimo abana igihanda bw'ihebe cyamennye amaso, ngo igihanda cyabashyizemo hariya kugira ngo baharindagirire. Barimo baragenda, ariko igihanda cyabamennye amaso. Abo nabo ni abagenzi.
bibutse mu Kristo na byiringiro, mwibuka ahantu bigeze kuyobera ubwo inzira yari iteye inuti ibirenge byabo, ubwo bavaga mu isoko ry'imbura mu maro begeye imbere, nibwo bageze ahantu mu gihome cya Gihanda Bwihebe, ubwo ngubwo bahasanze inzira itera inuti ibirenge bagera mu mayira abiri, niho bayobeye. Mu Kristo abwira byiringiro ati reka dukate hano duse nk'abakebereza, dukate kuri inzira yo ku ruhande, dore inzira yaduteye inuti ibirenge. Nuko byiringiro aramubwira ati oya, ave reka dukomeze dukebereze iyi nzira, dore niyo y'ukuri, dukate iburyo. Mu Kristo aramubwira ati oya, ihangane dukatanga. Hari abakristo benshi n'abagenzi benshi babona urugendo rutangiye gukanda, bakabona abana batari bujye mu mashuri, bakabona batangiye, mwarabibonye uko byatangiye dukanda, abantu benshi batangira gukata ukwabo. Noneho ngo abo bageranijwe n'abakristo b'indyarya, abagurishije shebuja nka Yuda, n'abagurishije umurage wabo nka uriya muhungu witwa Esawu, n'abandi bantu bagurishije uwitwa uriya wakoranaga na Elisa witwa Gihazi, n'abandi bantu bagereranwa na Ananiya na Safira, babeshya iminani yabo. Aba bantu ngo bigeraho babikora ku butunzi bwabo, aba bantu barangiza bagakata inzira iboroheye, ngo barangiza bagakoresha uburiganya. Na hano aha twicaye muri iyi nkambi hari abantu bafite uburiganya, banditsweho ko bakingiwe, kandi batumva nanjye ngo bakingiwe, mwihangane nkoresha iryo jambo, ariko ntabwo bakingiwe, banditsweho ko bakingiwe, bafite ikarita ko bakingiwe, ariko kubera ko babonaga nta kundi babigenza, guhagararira ukuri barabyihorera, bagereranwa na Yuda wagurishije shebuja. Barangije bibuka yuko ngo icyatumye mu byiringiro areka mu Kristo ngo bahanyure, ngo nuko ngo yamurushaga ubukuru muri uru rugendo. Bageze kwa Bwihebe, muzi ikintu babakoreye, yabamaranye amajoro ane, abakubita amabuno arabyimba. Akajya Bwihebe abaza umugore we ati aba bantu tubakorera iki? Yari afite umugore umeze nka Yezebeli. Bati genda ubabwire biyahure. Bakavuga bati yewe we, use nitwiyahura ko kwiyahura bikomeze nko kwica umuntu, ubu tuzagera ku rurembo? Bati ahubwo reka mubwire, reka dukomeze tugerageze twinginga Imana. Bagiye kwisaka ku munsi wa kane, basanga mu myenda mu Kristo yambaye harimo urufunguzo. Inkoni bakubiswe, akabuno kabyimbye, amatama yabyimbye, reka iki sinakubwira, nyamara bafite urufunguzo rwitwaga amasezerano. Bari baguye iyo badahura na muhabwa buntu bwinshi, niho babakuye aho hantu. Ariko noneho ba bantu baberetse, bavunitse, bakutse amenyo, nabo igihanda cyamennye amaso, ni cya Gihanda Bwihebe, kandi nabo niho baguye. Bagira ubwoba bwinshi ati twebwe ko ahantu twari turiyo, kubera iki gihanda kitadukuye amenyo ngo kituvune amaguru, nikirangiza ngo kitumene amaso, ngo dukomeze kugenda turindagirira mu bituro nk'aba bantu? Basanga ngo nuko bahuye na muhabwa buntu bwinshi, ariko ikindi ngo nuko bari barageze ku musaraba, barahatuye umutwaro, kandi urugendo rwabo rwari rurimo sekirite, barahagurutse bavuyeho umutwaro. Ubundi impamvu igutera gukora ibintu ni iyihe? Impamvu igutera gukomeza kugenda ni iyihe? Nzabona umugore wubaha Imana, nzabona umusore wubaha Imana, mbona n'ubundi abantu barananiranye, ibintu mbona byarakomeye, wenda umugabo wanjye nzajya mwohereza mu iteraniro, nabonye abagabo barahindutse abahehesi, umugore wanjye nzajya mwohereza, mbona urugo rwanjye rugira amahoro. Impamvu ubundi gutera kuza muri urugendo ni iyihe? Ubu dufite impamvu zitandukanye, kandi Imana idushyiriyemo amahoro ari imbere. Tuziga iki kivuga ngo aya mahoro ni bwoko ki? Muzareba ko tutari duhuje. Nuko barangije ijambo rikomeye, abungeri b'inama babwiye ati nimureke rero tubereke ibitangaza, tubereke nibagira umumaro, tubereke ururembo. Mwari mushigaje gato mukagera ku rurembo, ariko ntabwo mwabasha kurubona keretse mwambaye darubindi zacu. Izi darubindi urazambaye kugira ngo ubashe kubona ko turi hafi kugera ku rurembo. Turi kuririmba indirimbo ivuga ngo umuseke ugiye gutambika bugiye gucya. None darubindi urazambaye. Byateye mu bagenzi noneho byanyobeye, ngo hari abagenzi ngo bafite gahunda, akajya kwaka kredi ngo azishyura kugera muri 2035 cyangwa 2030, ariko abantu bari kureba cyane, ntabwo bari kureba umugenzi. Igihanda cyarabanje kimena abantu amaso. Aya maso niyo yanditswe mu Byahishuwe igice cya 3 ngo nukungureho umuti wo gusiga hehe? Ku maso. Kandi uyu muti wo gusiga ku maso ngo ni ubuhanga bwa Mwuka Wera, butuma ubona uburyarya bwa Satani bukiri kuruka buhunga. Ngo niwo bwitwa umuti wo gusiga ku maso. Noneho barangije bahaga umuti wo gusiga ku maso ngo ni darubindi zituma bareba ku rurembo. Ariko ngo kubw'ibintu bari bamaze kubereka, ngo haba bamaze kubereka abantu bari gucumba umwotsi kubwo kuramya igishushanyo, barangije baravuga bati ntabwo ururembo turi kurureba, ariko ndatekereza ko twari turubonye kubera ubwoba. Nuko baravuga bati yewe dukwiriye gusaba imbaraga wa munyembaraga.
muri icyo gitabo ukuntu giteye ubwoba rero. Ese tugeze ubwo ngubwo ra wowe wumva uzatsindwa ryari? Mu by'ukuri iyo ugereranije ukuntu abantu baza mu materaniro ukabona umuntu umwe aratsinzwe, ukabona babiri baratsinzwe, kumva abantu ngo babonye imbabazi z'Imana, ubundi wowe wumva uzatsindwa ryari? Tujye muri Yohana igice cya 16. Uzatsindwa ryari? Niko tuvugisha ukuri, uzatsindwa. Nyuma y'aya materaniro ndifuza yuko tuzajya duhura n'ubundi, ntabwo tuzacikira, tuzajya duhura duhuza umurongo, twongere tuganire. Muri kubona ko ibintu byamaze kwikata, abantu b'Imana bakeneye guhuza umwuka kugira ngo babone amahirwe ava mu kubyuka no gusenga. Tuzajya duhura tuganire, ibibera hirya no hino tuzajya tubiganira, aho yemwe turebe n'abantu igihanda kiri kugenda kimena amaso, natwe turebe nimba tukiri mu byizerwa. Hano muri tugera mu byanuwe, abanyamerika tuzabaha umwanya ye. Abanyamerika hano turimo turabareba, abari muri Europe turimo turabareba, tuzabaha umwanya. Igihamya, ibyanditswe, ibyaduka. Ubundi ariko utaratsindwa bizakugiraho ingaruka uko byagenda kose. Aha y'ubusa inyamaswa irakuroha, inyamaswa yarakaye, kandi noneho nta nubwo ari kera, ifite gahunda yo kukuroha mbere y'uko uyu mwaka urangira. Kugira ngo ni na kera tuzabikwereka ye. Nuko Yohana igice cya 16 uzatsindwa ryari? Umumaro umwuka wera azabagirira. Turasoma umurongo wa 7. Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko ninagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ubwo azaza pose ikizakubwira ko yaje, ubwo azaza azapfa kuhahinguka gusa. Nagera mu nzu yawe, nagera mu rugo rwawe, nagera mu rusengero usengeramo, nagera mu itsinda, ubwo azaza kurikira ikimenyetso. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha umva ko batemera azabemeza n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data, kandi namwe aha reka tube tunarekeye aho ngaho. Ni ibintu bitatu gusa. Icya mbere, ubwo azaza, ikimenyetso, azatsinda ab'isi. Umvise uzatsindwa wowe ryari? Ibi bintu tubabwira byitwa gutsindishirizwa duhoramo, ubundi wowe ubona uzatsindwa ryari? Nimureke nanjye ni mu makanya iri teraniro nanjye nshima Imana. Rwose mu gihe cya Covid nari ntwite, ndangije byari byamaze kugaragara ko bari bumbage, nuko rwose ngiye kubona mbona Imana inkoreye igitangaza. Haleluya! Hanyumvire, munyumvire ubuhamya aha ngaha tuba dufite. Nanjye nimureke nshima Imana. Ndashimira nimuheruka kumva bisi yaguyemo abantu 50, nari nyirimo. Ndashima Imana. Wabyumvise ubuhamya abantu bafite? Ubwo azaza azatsinda ab'isi. Ab'isi ubundi wageze ngo baratsindwa? Uzi umuntu ari gushinga irya mukuta ati kariya kana ko twumva bavuga ngo mukavuga bavuga ngo murasa, kandi ko bareba binuganuka kubana kariya kana se ahubwo ndanamuzi, kandi arabizi ko afite ahubwo batatu umugore atazi. Wumvise ab'isi? Torero barambeshyeye, ukumva bamushyize imbere amazi ati ubundi ko tugira ngo tumenye ukuri, itorero tumenye uko dukura, usubire mu mazi. Oya, torero barambeshyera. Ubwo azaza umva abantu ubundi ab'isi ukuntu bameze. Umva ab'isi ukuntu bameze. Amafaranga yararaha kandi niwe wayakandagiyeho. Amafaranga ko tuyabuze yagiye hehe? Umva ab'isi. Umva rwose nanjye nahoza aha ntababeshye. Ubwo azapfa kuza, inkiko zarateranye. Ninde wishe aba bantu ko tuzi neza? Za nka ninde wazinyaze? Muzi ko abantu bagiye bica abandi mu bihe by'intambara zo kwa ba Adolf Hitler, mu gihe z'intambara z'ubutita, mu gihe z'intambara zagiye ziba mu bihugu, abantu bakica abandi, bagashaka umuntu wishe umuntu, urabizi ko ari we wamwishe. Hakagenda bya gacaca zigaterana. Abambere bakavuga ati tubahaye imbabazi, abakabiri ati tubahaye imbabazi, abagatatu ati tubahaye imbabazi. Abandi uraho ngaho, inkiko nizigeze zikuvumbura, uraho wicariye mu iteraniro, uraho umwuka w'Imana arakuvumbuye, warangiza ukavuga ati ariko se
ubundi aya materaniro ni bwoko ki? Ahubwo ukajya mu mujinya. Ubwo azaza azapfa kuza gusa, azatsinda ab'isi. Duhora tubabwira ariko ibi tuzabivuga mpaka. Aro sheri, agahamagara sheri uwo Bujumbura, aro sheri uwi Kampala, aro sheri ugura inkweto, aro sheri ugura amavuta, aro sheri ugura parufe, aro sheri ugura telefoni, ugura amayinite. Hahamagara uwa 10 ari kuvugana n'uwa 11 ati hangane gatoya nitabe musaza wanjye. Hahamagara uwa 7 ati hangane ndi kubona tantine amamagaye. Hahamagara nomero ya mbere ukakumva arakubwiye ati ihangane gatoya n'ubundi nari ndwaye igifu ndikumva nashaka kuvuga. Uri kumva ibintu abantu baba barimo. Ubwo azaza umwuka wera, nuko umwuka wera bataraza ngo akwereke. Ubwo umwuka wera azaza azatsinda ab'isi. Wagize ngo baratsindwa? Umwuka wera Imana yandikishije ijambo, nta nubwo ari Imana niyo iri kubivuga mu kanwa kayo. Yesu niwe uri kwibwirira abigishwa ati mwebwe mugende mutegereze, ngiye kubaha ikimenyetso kimwe kizababwira. Namwe bigishwa nubwo twabanaga ndabizi, inarijye yanyu ntimutsindwa. Icya mbere rero ubwo azaza ikizababwira ko yaje, azatsinda ab'isi. Abigishwa nabo ntibatsindwa, ntiyabatsinze se? Ubwo azaza azatsinda ab'isi bari bakiri ab'isi. Niko wa mwisi we, umwisi wumva uzatsindwa ryari? Wumva uzakomeza ukabinyweraho amazi? Wumva uzakomeza ukabyambariraho inkweto? Iyo nkweto uri kwambara ntabwo ubibona ko irimo umusumari? Tukavuga ugashinyiriza. Gutsindishirizwa ntabwo uzi ko ari mu buryo bubiri. Gutsindishirizwa kuduhereza uburenganzira bwo gutura mu ijuru. Gutsindishirizwa kwa kabiri kuduhereza imico yo kuzatura mu ijuru. Ubwo izo nzira wumva, iyo mico yawe wumva wakugeza mu ijuru wahatura. Reka nse nk'uwigiza nkana ko ari uko mu ijuru nta mafaranga abayo. Ubwo wakugeza mu ijuru wajya usora. Imisoro ya leta ninduyinyereza. Leta nayo iyo baza kubimenya bagahereza ababwiriza uburenganzira, bakabwiriza ubutumwa bw'abamarayika 3. Ninde se ubukinyereza umusoro? Ubwo azaza keretse atari. Ubwo azaza azatsinda ab'isi. Ni ikimenyetso cya mbere ko umwuka yaje. Ubu rero arangwa Primus ngo ni gahuza miryango se. Hari umuntu uzi wanyweye Primus agasubiza umusoro wa leta yarigishije? Hari umuntu uzi wanyweye Primus agasaba umugore w'imbabazi ko yacyagiye yamukubise urushyi? Hari umuntu uzi wanyweye Primus akajya mu rusengero, yagera ku rusengero bakamuha mikoro akavuga ngo torero ry'Imana ati nimureke mbabwire ibi n'ibi na biriya? Hari umuntu uzi wanyweye ngo ni gahuza miryango? Ariko koko amenyo n'amabuye. Primus baye gahuza miryango. Yesu niwe gahuza miryango. Ubwo azaza azatsinda ab'isi. Uzatsindwa ryari? Abemeze ntabwo bemera, ariko inyamaswa nayo nta muntu uzarimbuka atemeye. N'abantu bazashya bose. Iyo ugiye mu Byahishuriwe 15, abakiranutse n'abakiraniwe bose bazaba barimba bati mugaba w'ingabo, imirimo yawe niyo gukiranuka, no gushya kuba duhiye ni ugukiranuka kwawe. Habwa icyubahiro. Nuko bazashya bavuga. Ati ibintu byanditswe mu Kinyarwanda mu ruhanga cyangwa ku kiganza, ubundi ubu twabigiyemo tureba. Kandi harimo n'abakira imbabazi z'Imana bagiye kwakira biriya bintu. Kubera ko igihanda bwihebe cyabamenya amaso y'umwuka arahumye. Uzatsindwa ryari? Uranga kwemezwa na Yesu n'inyamaswa izakwemeza. Ubu uzanga kwemezwa na Yesu n'inyamaswa wange kwikwemeza ra? Wabitekerejeho hakiri kare? Dore ukuntu reba ukuntu uri kurwana n'ibintu mu mutima. Nase ubu tuvuge bariya abakobwa waryamanye nabo tukubwira n'amazina yabo, nicyo uri gushaka? Ubu se waratuye? Urwa mbere rwa Yohana igice cya mbere. Urarwana n'ibintu ariko ushobora no kujya kureba nabi ukayakubona ukabona uranasaze. Urwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 8 haravuga ngo kwatura ibyaha byacu no kubibabarirwa. Dusome, nituvuga yuko nta cyaha dufite tuba twishutse, ukuri kuba kutari muri twe. Ariko nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Byagenze gute? Twatura. So wagize ngo byakugwa amahoro? Bikwe.
kakana ntabwo ubona ko bahora bavuga ngo murasa kakandi izo nda wakuyemo ubundi wumva uzajya mu ijuru ukajya gukuriramo inda mu ijuru niko ubu uri kumva uzakomeza ukabinyweraho amazi mpaka umwuka w'Imana uri kumva azakomeza akaruhanya nawe kwa Nowa se bari bameze bate yaruhanyije nawe se kwa Loti bari bameze bate ariko nabonye ikintu giteye ubwoba kuri iyi si ubutinganye ubu koko uzihuma amaso ngo utareba wiziba amatwi ngo utumva ubu ibintu biri kutunyura imbere ntibihagije kugira ngo bitwemeze ni cyo kibazo ufite muntu w'Imana. Igitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, icyigisho cyitwa ijwi ry'urangurura mu butayu. Ujye ku rusengero nimba ushaka amahoro werekeze ku rusengero, amahoro ariyo. Twebwe ntabwo Imana yaratangatanze. Ibintu tubabwira ni ibyatubayeho, nimutemera kugira ngo dukomezanye urugendo turi gusa, twinjire mu karengane dusa, duhuje ubutumwa, duhuje umutima, ntabwo bizemera, ntabwo tuzagucikira, tuzakubwira. Page ya 56 muri iki gitabo ngewe mfite, turavuga. Page ya 59 haranditswe ngo Imana niyo hereza intumwa ngo zishyeshyenga umunyacyaha. Oya, uwo ntabwo ari intumwa y'Imana. Shyeshyenga ubundi ngiye biranansetse. Hari abantu bamaze iminsi duhujije kwinjira mu butayu ngo binjira ngo barabona ngo ku rusengero hari abantu b'Imana ngo bajya kubwiriza. Ariko abantu b'Imana mubwiriza ni gute umuntu agenda azi ko yashatse imbabazi z'Imana, agapfukama akaturira Imana ibyaha bye, Imana ikamubabarira, agakora urugendo rwo kuzenguruka asubiza ibyibano, agakora urugendo rwo kwiyunga n'abantu, akagenda akabwiriza icyumweru cya mbere, akabwiriza abantu bagakoma amashyi, abanyabyaha batihanyuka babwiriza bagakoma amashyi. Ubundi ubwo butumwa tubwira ko hetse ni bwoko ki? Ukabwiriza uko umunyabyaha babarirwa, ubundi abamaze kubabarwa ni bangahe? Ibyumweru bibiri byarangira bakabadubika mu mazi ngo barababatije. Uwo mubatizo uri kuvuga wabatirishije ni abantu bangana iki? Kuzi ko umunyabyaha yihana agasubiza ibyibano, ni bangahe mu bo wabatirishije basubije ibyibano? Ko tuzi uko ubutumwa bwiza bukora. Oya, ntabwo Imana yohereza intumwa zayo ngo ziyekenge umunyacyaha. Izo si intumwa z'Imana. Ntitanga ubutumwa bwizeza amahoro ngo yizeza abatarabera kudamarara biringiye uburinzi. Oya, ishyira umutwaro uremereye mu bitekerezo bw'inkozi z'ibibi, igahinguranya imitima yabo imyambi yo kwishinja no kwemera icyaha. Ntumva ko nawe yatangiye kuguhinguranya se? Niko ntabwo uri kumva ko nawe yatangiye kuguhinguranya kugira ngo bishinje icyaha? Erega byemere rwose. Byemere, natwe twarabyemeye. Ntabwo ibyo tukubwira ari ibintu tutanyuzemo, natwe twarabyemeye. Hari igihe cyageze umwuka wera turatsinsurana, nk'uko Yakobo yatsinsuranye nawe, turatsinsurana bigeraho natwe aradutsinda, turemera. Wowe kuki utari kwemera uzatsindwa ryari? Nuko abamarayika bafite umurimo wo kumenyesha umunyabyaha urubanza rw'Imana ruteye ubwoba, ngo bimutere kugira ubushake mu ntekerezo ze, kandi ngo bimutere gutaka avuga ati, kumva ko anataka? Araba bikubise amaso n'ubu bari gutaka mu mitima. Tese navuga nabiriya ndabigenza reka nze nabyo se wagize ngo ndabisiga nabyo ndaje. Guma hamwe. Imana yaratangatanze, ubutumwa bwiza burasobanutse. Ntabwo Imana izaducikisha idukuye mu isi, twe tuzagenda twemye ku manywa bose babireba, tuguruka babireba. Bamenye ko twabanyuzeho ibyibano byabo tukabibasubiza, bamenye ko twabinyuzeho inda twateye tukazemera, tugatanga indezo. Bamenye yuko ibintu byose twakoze twabyemeye, tugende nabo badutangira ubuhamya bati umva iri juru rwose niryo. Nuko bimeze. Umunyabyaha arataka, agataka avuga ati nakora iki? Ntabwo asenga avuga ati Mana wakoze. Oya, arataka. Kuko gusenga k'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Imana, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ahubwo arataka akavuga ati mu ijambo rimwe ati nakora iki ngo ngizwe. Iri jambo ryanditswe muri Yesaya igice cya 8 riravuga ngo nabateze amatwi numva batavuga ibikwiriye. Ubundi ijambo ry'umunyabyaha avuga no kuvuga ngo nakora iki. Ariko abandi, Mwami Imana uri kubona yuko iki gitondo tugiye ku kazi, turakwinginze utugarura amahoro. Harya abo yagaruye amahoro yabagarura bakaba bari kunywa mitsingi ni bangahe? Umunyabyaha ateye ubwoba. Iyo amaze gutaka avuga ngo nakora iki ngo nkizwe, ikiganza cyacishirijwe bugufi mu mukungugu kikabyutsa uwo munyabyaha wihannye. Ijwi ricyaha
rigakoza isoni imigambi yo kwishyira hejuru, rikakubazanya ijwi ry'impuhwe riti urashaka ko nagukorera iki? Watsinzwe se? Watsinzwe? Nimba watsinzwe, ijwi ricyaha icyaha riri kukubaza ngo urashaka ko bagukorera iki? Cyangwa se uzatsindwa ejo? Uri kwitega umutego wo kuvuga ngo nzumve n'ejo, ejo tuzajya mu mvura y'itumba, ikigoroba aho tuzajya mu bintu bigiye ubu twageze mu rugendo rwo kwezwa. Ariko ukuvuga ngo kwitega umutego ngo nzabanza numva iby'ejo, ejo urabizi ko uzaba hari ubundi? Urabizi ko iteraniro ry'ejo uzaryitabira, urabizi neza? Wowe nimba watsinzwe, taka uvuga uti nakora iki kugira ngo ngizwe? Ni intambwe eshanu, reka mwubwire, kambigusobanurire. Ni intambwe eshanu, ni urugendo Imana igenza umutima w'umunyabyaha. Ni uko muzi abahanga bo ba siyanse bavuga ko kwa kundi urota inzozi, burya ntabwo ari umunyabyaha. Umuntu urota burya ngo arota inzozi mu masegonda 8. Niko siyanse igaragaza. Imana igendesha urugendo mu bitekerezo, mu bwonko bw'umunyabyaha kuba yihanye mu minota mike cyane. Nta n'iminota. No gusubiza isengesho ry'umunyabyaha wihana, aka kanya hano wahava ucyuye imbabazi z'Imana. Reka da, Imana siragufireza ngo uzaze ejo. Izaze ejo, si Imana ni umuntu. Ibintu umukino umeze, hari igihe cyabaye mu nsengero ibintu bimeze nka umukino witwa duteka amateke, abantu batsindishirizwa. Nanjye ndazibonye, nanjye ndazakiriye, nanjye Imana irambabariye, nanjye irambabariye. Uzongera ubibone. Twebwe turi kubwiriza imbabazi zirangira, umuntu uramubwira ibyo ukabivuga, abyumva neza ko ari we bari kuvuga, kandi tutanaziranye, ariko akagenda atanahonze mu maso. Imbabazi niko zirangira. Urugendo rwa mbere Imana ikorera umunyabyaha, ubyumve, ni umwuka wera, guhishurirwa ibyaha. Icyo ni ikintu cya mbere gikorwa n'umwuka wera utakikorera, guhishurirwa ibyaha. Kubera yuko ubundi umunyabyaha ibyaha biramwihisha. Iyo umunyabyaha amaze guhishurirwa ibyaha, icya kabiri urugendo umwuka wera mugendesha ni ukumubuza amahoro. Umunyabyaha ubundi ararya, afite umugore mwiza ukeye, yambara agakenyero, kambara kositimu, agafunga karuvati mu ijosi, akumva aranezerewe, nyamara bifungiye ku byaha. Imana irabanza ikagufatisha ya karuvati, bakubwira ati ibi bintu byose bishyire hasi, ufite ibyaha. Ukabura amahoro. Noneho Imana ibanza kubuza umuntu amahoro, kugira ngo niza kongera kumuha amahoro, aze kumenya ko bitandukanye n'amahoro yari afite, aterwa no kuba afite miliyoni kuri konti idafite ikibazo. Oya, ntabwo ari gutya Imana ikora. Imana ibanza kubuza amahoro umunyabyaha mu byaha bye. Icyambere, guhishura ibyaha. Nibyo mu bwana harabo binahishuka. Icya kabiri, gutsinda umutima w'umunyabyaha, kumwemeza. Ubundi uzatsindwa ryari? Ari nayo ngingo turiho. Icya gatatu, umunyabyaha witwa Dawidi niwe twafatiraho n'urugero. Dawidi we yahise abaza, yamuhishuriwe icyaha cy'ubwicanyi n'icyaha cy'ubusambanyi, ariko ahita ajya imbere y'Imana abaza ati Mana, ibyaha byanjye ni bingahe? Abaza n'ibindi byaha atazi byo mu mfuruka z'umutima, arabaza. Ko ntabwo Imana ikubabarira hakiri ibintu bipfuritse. Oya, Imana ikubabarira byapfurukuwe. Niko Imana ikora. Cyo ni icya gatatu. Atakavuga ati Imana, ibyaha byanjye ni bingahe? Nta munyabyaha Imana ihishurira ibyaha ngo ajye kuryama. Aho hantu abantu benshi barahaguye, bahishurira ibyaha bajya kwiryamira, bahishurira ibyaha bahura n'ababwiriza barabayobya, barababwira ngo izere gusa. Ariko aha ngaha witwa guhishurirwa ibyaha, nta munyabyaha n'umwe ndabona wababariwe. Nanjye ubwanjye ubabwira sinigeze mbabarirwa, ntaramenya icyo ndi kubabarirwa icyo ari cyo. Imana ibanza kumenyesha umuntu iki mubabarira icyo ari cyo, uhishura ibyaha. Umunyabyaha agataha avuga ati Mana yanjye, bya bindi twamenyeye byo gusenga, akabogoza amarira, bugu, agataka avuga ati Mana yanjye, nakora iki ngo nkizwe? Agataka. N'ubu ngubu mw'iterano ushobora kuba ujya kubona ukabona umuntu araturitse ararize, atari ukurira gusa, ahubwo ukabona araturitse ararize, kwihangana biranze, ukumva ibyo twabivuze. Noneho urugendo rwa kane, aha ngaha tuvuga tugiye kugera, habera ibintu bikomeye, kuko niho haba inyigisho zamwe za Roho Abagatulika bakora zo kumedita umusaraba wa Kristo n'umubabaro we. Hoya, ariko ahantu bitandukanira nizo zatangijwe na Doroyora, nuko ibya Doroyora cyangwa se uriya mu Jesuiti wazanye ibyo kumedita umusaraba ntabwo ahishura ibyaha. Imana yikugenza urugendo wahishuriwe ibyaha.
ahangaha rero guhishurirwa umusaraba w'i Karuvari, guhishurirwa igitambo cy'i Karuvari, hari abantu bitwa ba ntabwenge. Uyu muntu witwa ntabwenge yakomeje kuvuga uko inzira z'iwabo zimeze, aravuga arirata, nuko bajya kumutega umutego. Barangije baramubaza ati, umukristo aramubaza ati, mubaze nimba yarahishuriwe Kristo. Uretse wumva uko ntabwenge yashubije. Arihe ntabwenge muri iki gitabora? Ntabwenge yanga kugirwa inama. Ntabwenge uri hehe? Tukugira inama uyange. Dore nginga paje 147. Nuko Byiringiro abwira mukristo ati, mubaze yuko yigeze ahishurirwa Kristo ari mu ijuru. Hey, umva uko agiye kumubaza. Ntabwenge ati, ngaho dore niko mumera, muhora muvuga yuko muhishurirwa. Nibwira yuko ibyo mwebwe n'abandi nkamwe muvuga kuri ibyo bikomoka ku busazi gusa. Byiringiro ati, yo, aho nuzi yuko ubwenge bw'abantu bwa kavukire budashobora kumenya Kristo kuko Imana yamubahishe. Nta wamumenya ngo akizwe nawe keretse Imana Data wa twese imumuhishuriye. Dore ahantu rero hitwa paje 147. Ntabwenge yanga kugirwa inama. Kandi mu bantu bateye ubwoba muri iki gitabo cy'umugenzi, umva, nasomye abantu benshi mu gitabo cy'umugenzi, umuntu wa mbere untera ubwoba ni umuntu witwa Ntabwenge. Ntabwenge arahagera akavuga ati, twebwe Ntabwenge, ariko Ntabwenge reka twongere tumugarukeho gatoya. Wumva ukuntu avuga ngo yatangiye urugo. Abantu baryambutse babanje kubaha marinete, hari n'inzandiko bafite bakiriye ku musaraba, ariko ibi byose Ntabwenge ntaho yanyuze. Uretse wumve, ageze kuri rya rembo arararama, areba ibyanditswe hejuru yaryo, akomanga yibwira ko bamwugururira vuba. Maze ba bantu bamurungurukira hejuru y'irembo, baramubaza bati, urava he? Urashaka iki? Arabasubiza ati, twariraga imbere yawe, twariraga imbere y'umwami, tukanywera imbere ye, ukigishiriza mu nzira z'iwacu. Maze bamubaza urwandiko rwe ngo nuko bamubaza urwandiko rwe, bamubaza urwandiko rwe ngo barujyane barushyire umwami. Ashakashaka mu myambaro ye ararubura. Yo, aha ni wanditswe ngo umuntu wese izina rye ritanditswe ayubusa. Reka nkubwire bene data mbibabwirira, aha hantu utarahanyuze ngo baguhe urwandiko. Nushaka ubwiriza ibyande, nushaka ubwiriza ibyahe, nushaka kuba warakoze ivuni bunaka, ariko uzayiramye. Mbikubwiriye ahangaha. Urwandiko amaze kurubura baramubaza bati, ntarwo ufite? Ntiyagira icyo abasubiza na gito. Babwira umwami ntiyakunda kuza kumureba, ategeka ko barabagirana babiri bazanye umukristo na Byiringiro muri urwo rurembo gusohoka ngo bafate Ntabwenge, bamubaho amaboko n'amaguru, bamukureho, baramuterura, bamunyuza mu kirere, bamugeza kuri rwa rugi nabonye mu mucyamu w'umusozi, bamushyiramo. Menya yuko hari inzira ijya mu Gihenomu ituruka ku irembo ry'ururembo rwo mu ijuru, atari ituruka ku mudugudu witwa Rimbukiro gusa. Ndakanguka menya yuko hari inzozi. Ntabwenge we, uzatsindwa ryari? Ibintu byo guhishurirwa Kristo uzakomeza uvuge ngo ni ubusazi. Nta muntu utsindishirizwa hatari igitambo byo uwapi. Abayobora igice cya 22, kuko ukurikije amategeko ibintu byose byezwa n'amaraso, ariko amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Ntabwenge bite? Uzatsindwa ryari? Igitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe, paje ya 89, paje ya 89, umumaro wa Mwuka Wera. Turasoma mu ijoro ry'isabato ya mbere, ni paje ya 89. Mu ijoro ry'isabato ya mbere mu iteraniro ryaberaga i Newcastle, nagaragaje nk'aho ndi mu iteraniro mvuga impamvu dukeneye Mwuka Muziranenge kandi ko ari ingirakamaro kuri twe kuwakira. Iki cyari umutwaro nari mfite mu murimo wanjye. Uwo mutwaro wari gukingura Umwuka Muziranenge imitima yacu. Igihe kimwe Kristo yabwiye abigishwa bati, nari ngifite byinshi byo kubabwira ariko ntimushobora kubyihanganira. Imyumvire yabo ifite aho igarukira yamubereye inkomyi, ntiyashoboraga kubagezaho ukuri yifuzaga kubabwira, kuko mu gihe imitima yabo yari igikingiraniye uko kuri, kukubabwira byari
kuko byari kuba nk'imfabusa. Bagombaga kubanza kwakira Mwuka Muziranenge mbere y'uko basobanukirwa byimaze inyigisho za Kristo, kuko yaravuze ati umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. Mu nzozi zanjye nabonye umurinzi ahagaze ku muryango w'inyubako y'igiciro, kandi yabazaga buri wese winjiraga ati wakiriye Mwuka Muziranenge? Simoni, wakiriye Mwuka Muziranenge? Garasa, wakiriye Mwuka Muziranenge? Inosa, wakiriye Mwuka Muziranenge? Mama Godi, wakiriye Mwuka Muziranenge? Wowe uri kubwiriza nawe wahagaritse ibyo byo kubwiriza buretse, wakiriye uwundi Mwuka Muziranenge? Wumva uko abantu bagiye kudedemanga. Yari afite igipimisho mu kiganza cye, kandi abantu bakeya cyane nibo bemerewe kwinjira muri iyo nzu. Yaravuze ati igihagararo cyawe nk'umuntu ntacyo kivuze, ariko niba warageze ku gihagararo gishyitse cy'umuntu uri muri Kristo Yesu, hakurikijwe ibyo wamenye, uzahamagarirwa kwicarana na Kristo mu bukwe bw'umwana w'intama, kandi ibihe bidashira. Ntabwo uzigera uhagarika kwigira ku migisha yagenewe mu birori byaguteguriwe. Ushobora kuba uri muremure kandi uteye neza, ariko ntushobora kwinjira hano. Nta bantu bashobora kwinjira hano ari abana bakuze, nyamara bitwara kandi bagira ingeso n'imico bikwiriye kuba iby'abana bato. Niba ufite urwikekwe, icya mbere gusebanya, kabiri uburakari, gatatu no kwishyira hejuru, ntushobora kwemererwa kuhinjira. Muzaca hehe? Muzaca? Mubwiriza ati ngewe rega narabibwirije, nawe si ubwo abantu batsindishirizwa ntafite Mwuka Wera. Ariko ubundi umubwiriza adafite Mwuka Wera abantu batsindishirizwa bate? Mu by'ukuri batsindishirizwa bate umubwiriza namwe? Ubundi umwuka uba utumye batsindishirizwa bakomotse he? Bishoboka bite? Atugwa oya uyitubeshya. Hano hari umunzani, hagararaho hariya, hagararaho Inosa, hagararaho. Abemerewe kwinjira ngo nibangana iki? Ushobora kuba ufite urwikekwe, wahinjira. Ufite inarijye, wahinjira. Icya gatatu, niba ufite urwikekwe, gusebanya. Iki kintu cyo gusebanya cyo kirezeye no mu bagenzi. Gusebanya, uburakari no kwishyira hejuru. Nimba bavuga ukumva urarakaye no kwishyira hejuru, ntushobora kwemererwa kuhinjira, kuko wadobye ibirori byabo mu ijuru. Abantu bose binjira muri uyu muryango bambaye umwambaro w'ubukwe wadodewe mu ijuru. Abo bimenyereza kureba intenge ziri mu mico y'abandi, bagaragaza ubumuga butuma imiryango itanezerwa. Bagaragaza ubumuga bwatuma imiryango itanezerwa mu ijuru, bigatuma abantu bareka ukuri bagahindukirira ibihimbano. Reka tunarekera aho ngaho. Uzatsindwa ryari? Ikibazo kirakubaza ngo uzatsindwa ryari mu by'ukuri? Niko dusoma ibindi bihamya. Ntabwo ushobora kugucira bugufi Umwuka Wera. Niko reka dusome n'ibindi. Twahereye mu gitabo cy'umwiteguro w'imvura y'itumba, paje ya 18, niho ndahera kwitegura kwakira imvura y'itumba. Iyo umuhindo se warayakiriye? Abantu bashyirwaho ikimenyetso mu buryo butatu. Icya mbere, Abefeso igice cya mbere aravuga ngo ridutera agahinda umwuka w'Imana wadushyiriyeho kuba ikimenyetso. Umuntu akibabarirwa ibyaha aba yakiriye ikimenyetso mu buryo bw'Umwuka Wera. Icya kabiri, Ezekiel igice cya 20:12, mbana amasabato yanjye ngo abe ikimenyetso cy'uko ari njye Uwiteka ubeza. Nta muntu ushyirwaho ikimenyetso adakurikiza isabato y'Imana. Icya gatatu, ni ugushyirwaho ikimenyetso mu buryo buheruka kizakurinda marayika w'umurimbuzi kugira ngo atazagukoraho. Icyo cyuzacyakira. Ibyo kwezwa bizaba byararangiye. Nubwo abantu bazacyakira bazahora bibaza bati ese nta kosa ryasigaye, ese nta ntenge ikiri mu mico, nubwo nta muntu uzababwira ko bamwakiriye. Ariko aba bantu Yesu azava ahera cyane, haguruke ku ntebe y'imbabazi, abizi neza ko utahamagaza umwana igitutsi, abizi neza ko nta muntu waguha amafaranga ngo uyamwambure. Yesu abizi ko yagusize kugutungana rwose. Iyo ni imvura y'umuhindo n'ikikora. Iyi turi kuvuga Umwuka Wera uzaza mu mvura y'umuhindo n'ikikora. Umwuka Wera mu gihe cy'imvura y'umuhindo aratweza. Haleluya, amen. Kandi akaduhindura kugeza ubwo dutsinda kandi tukunguka kunesha mu buryo bwose. Uwo ni wo mwiteguro dukwiriye kwitegura mbere yo kwakira imvura y'itumba. Numva iki cyo utarakigezeho ubisibe mu bwonko bwawe. Mu mvura y'itumba ntuzigera uvuga ngo nanjye ni mume, nanjye data turapfukamye tugusaba imvura y'itumba. Umuhindo warawakiriye. Uyu munsi ukwiye kwiyegurira Imana ryari?
kugira ngo wimaremo inarijye. Uyu munsi birakwiye ko igikoresho cyawe cyaba cyejejwe ngo kibe cyiteguye imicunzi y'imvura y'itumba, kuko imvura y'itumba izagwa kandi umugisha w'Imana uzuzura umutima wose wejejwemo imyanda yose, ukwiriye kuvugururwa, ukwiriye umubatizo w'umwuka wera. Ntabwo ari kera, ni uyu munsi. Twigira hakurya imvura y'umuhindo. Abadahora bapfa ku narijye, niho twahereye. Abadahora bapfa ku narijye buri munsi kandi ngo bemerere umwuka wera kweza no guhindura ubugingo bwabo, ntibazamenya cyangwa ngo basobanukirwe no kugaragara k'umwuka wera mu mvura y'itumba. Bazashungurwa icya mbere kandi basimburwe n'abandi icya kabiri, bakomeje ukuri kandi bifatanyije n'ubwoko bukurikiza amategeko y'Imana. Dukwiriye kumenya tudashidikanya ko umwuka wera nasukwa, abatarakiriye bose kandi ngo bishimire imvura y'umuhindo batazasobanukirwa kandi ngo basobanukirwe n'agaciro k'imvura y'itumba. Aroro nyamara kandi nkwiriye kubaho. Turashoje, ibindi murabyisomera. Abwirwa menshi akumva bene yo. Ni bangahe bavuga bati rero iyi mvura y'umuhindo turumva ikaze cyane, kuko niho sekirite y'urugendo rwacu yihishe. Ntabwo kwakira imbabazi z'Imana ari iminota, oya. Ubu ngubu uciriye bugufi umwuka wera, uko umwuka w'Imana yabiguhishuriye, ukavuga ati Imana dore kino, dore niki, 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 dore na kiriya na kiriya na cya kindi. Mana rwose nakubeshye, ntabwo nzongera kukugungana ubwuma. Ibi bintu ninjye wabikoze, kwihagararaho biranze, guhendahenda biranze. Mana ibi bintu ninjye wabikoze, ndakwinginze nanjye mbabarira. Mbabarira ugatakira Imana yakubabarira. Ibyo bintu ni iminota ingahe? Umva n'ukuntu abantu bazashya bazaba barenganye. Ibyo bintu birasaba iminota ingahe? Ntayo. Ukaba wakira imbabazi z'Imana. Imana nayo ibindi bisigaye, iyo wemeye gutsindwa, Imana ibindi byose irirwariza. Irirwariza, ntabwo ibindi, nta rugendo na rumwe ugenda keretse gutsindwa. Igisigaye ikintu kimwe ukora, kimwe ni ikintu cyitwa kwizera. Nirwo ruhare rw'umunyabyaha. Kwizera rero iyo bibaye, niho haza buriya 85 bivuga ngo amahoro n'urukundo birahoberanye. Gukiranuka nabyo birahita bisakirana, ugahita ugira amahoro utari warigeze ugira mu bugingo bwawe. Ubwo ibyo bintu koko turakugoye, sibye amatwi aryana, ubwo turakuvuriye. Abo bantu bavuga bati twicire bugufi twisengera Imana, duce bugufi. Adusabe Simoni adusengere. Turagushimiye Data twese uri mu ijuru, dushimiye ko waturinze twese, ukaba waduhaye n'andi mahirwe yiyongera ku yo umaze igihe kirekire uduha. Tukaba tubonye uburyo